Imana ndakwinginze imyaka nsigaje kubaho shoboza kujya mpora nsubiza nka Mariya. Haleluya. Nkavuga ngo Mana uko ushaka aba ariko bimera, ibyo ntumva, ibyo ntasobanukiwe, ibyo ntazi, dore ko biba ari na byinshi, ariko umutima wanjye ugahora wemerera Imana, nkayibwira Mana uko ushaka aba ariko biba. Haleluya. Aya magambo iyo tuyasoma ndetse izi nkuru za Mariya iyo tuzivugaho, kuko byamaze kuba twumva ari ibintu byoroshye, tukavuga ngo yaragize amahirwe yo kubyara umukiza, yaragize amahirwe yo guhura na marayika uvuye mu ijuru imbere y'Imana. Muribuka ko uyu marayika mbere gatoya yaje kuri se wa Yohana Umubatiza, se wa Yohana Umubatiza akanga kubyemera, yakanga kubyemera, marayika akamubwira ati uyu mwanya uragobwa ururimi rwawe kuko ndi marayika Gabriel uhagarara imbere y'Imana. Tumva iki kiganiro gusa twakumva ari amahirwe Mariya yaragize yo kubwirwa na marayika ibyo bintu bikomeye, ndetse bamwe bamwita nk'uko yivuze, yaravuze ngo uhereye ubu abisi bose bazanyita uhiriwe cyangwa umunyamahirwe. Ibyo bituma bene data b'abakatolike bamusaba kugira ngo abingingire umwana we. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko uyu mudamu cyangwa se uyu mubyeyi Mariya yagize ubutwari budasanzwe. Imana yaraje yinjira muri gahunda ze, ivuguruza gahunda ze. Reka tumugeranye n'umwana w'umukobwa wa none yifitiye ubukwe nko mu mezi 2, baramaze kumuranga mu itorero, ari umukobwa uzwiho ubuhamya bwiza, ari umukobwa utanduye. Marayika musanze ari wenyine, nta wundi muntu uhari, fiancé we ntahari ngo babyumvire rimwe, ababyeyi wenda ntibahari ngo bamenye ishyano agushije, kuko ryari ishyano. Marayika araza aramubwira ati bu rero uzatwita. Mariya ati ariko se ko ntararyamana n'umugabo? Aravuga ati umwuka w'Imana azagutwikira, umwuka w'isumba byose azagutwikira, uzasama, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu n'ibindi n'ibindi. Tekereza uwo mwana w'umukobwa Imana ivangiye gahunda muri ubwo buryo. Tekereza uburyo ari busohoka akajya kwisobanura, tekereza uburyo ari bucecekana iryo banga riremereye. Nyuma y'amezi 2 bagatangira kubona inda yigira imbere. Umukobwa w'umukiranutsi, umukobwa uririmba muri korari, atarakora ubukwe. Urumva ritari ishyano? Ryari ishyano. Ibi ngibi Imana yamusabaga byari ibintu bikomeye cyane, ariko twebwe uyu munsi Imana idusaba ibyoroshye. Ntago biba bikomeye, nta nubwo biba byenda kugukoza isoni, ariko akenshi biba bigukura mu nzira imwe wishyiriyeho, witoranyirije, wihitiyemo, birimo bikuganisha mu nzira Imana ishaka. Haleluya. Bikatugora kubyakira no kubyemera, kandi nyamara bitanagoye nk'ibya Mariya. Rero Imana itugirira ubuntu muri iki giterane na nyuma yaho. Haleluya. Tuba abantu baharanira gusohoza ibyo Imana ishaka. Ikiguzi byasaba icyo ari cyo cyose, abantu bandi babyumva batabyumva, abagukunda babishyikira batabishyigikira, wowe n'umutima wawe uzavugane n'Imana, uhora uharanira gushaka gukora icyo Imana ishaka. Haleluya. Ubu rero nibwo buzima bwonyine butangaza Imana, kuko umwana w'umuntu ahava akagera yifuza kwigenga, yifuza kwitegeka, yifuza kwiyobora no kutavangirwa n'umuntu uwo ari we wese. Ibijya bigorana mu rugo hagati y'umugore n'umugabo, ibijya bigorana bizana ingorane, nuko umuntu umwe yinjirira muri gahunda z'undi. Nuvuga ngo umusore yarakuze, akura asohoka nta muntu abwiye aho agiye, akura arara aho ashaka. Yari umusore uba mu nzu ye wenyine, agenda aho ashakiye, akajya Kampala akagaruka, nta muntu arinda kumenyesha gahunda. Umwana w'umukobwa wenda nawe nuko, aramutse adakuriye iwabo agenda aho ashaka agakora icyo ashaka. Abo bantu babiri bigenga babahuza mu rugo, gutangira kubwirana gahunda bikagorana. Undi akajya avuga ati ariko se aranshinzwe, arangenga ko twahuye nkuze n'ingoma ngo mbimubwire. Umwana w'umuntu rero hava akagera akunda kwitegeka no kwigenga, yanga abantu bamuvangira. Imana yacu itugirire neza. Ubuzima rero bushobora gutangaza umutima w'Imana, ubuzima bushobora gutuma Imana ivuga ngo mbonye umuntu, ni igihe Imana isabye umwana w'umuntu ikintu, umwana w'umuntu akacyemera ataburanye. Haleluya. Agasubiza nka Mariya akavuga ngo dore ndi hano ndi umuja wawe, bimbere uko ushaka. Habwo tubitekereza ku ruhande rw'imihamagaro gusa, ariko no mu buzima bwacu bwa buri munsi burya gukora iby'Imana ishaka burya biravuna. Ni ugufata ingamba zanjye na gahunda zanjye nka Hortense nkazitereka ku ruhande, nkavuga ngo iby'Imana insaba bibe biryoheye amarangamutima yanjye cyangwa bitayaryoheye, ngiye kubishyira mu bikorwa. Haleluya. Amen. Icyaha ni iki? Icyaha ni ukwanga kuyoborwa n'Imana, burya nta n'ikindi. Nuvuga ngo yagusabye ibi, wowe urashaka ibi, burya nicyo cyaha. Nukwanga kuyoborwa n'Imana, umwana w'umuntu akabikora uko ashaka. Haleluya.
mu gitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 6 umurongo wa 8 haravuga ngo yewe mwana w'umuntu, yewe mwana w'umuntu we, Mika 6:8, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Ibyo Uwiteka gushakaho si ibindi, ni ugukora ibyo gukiranuka. Amen. Ariko umwana w'umuntu akenshi ahitamo kubikora uko ashaka. Haleluya. Twese turi muri iyi Kigali cyangwa se turi muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho tuvuga ngo ubuzima buragoye ndetse ubuzima burahenze, kandi koko burahenze. Haleluya. Isi ikagenda ikakongorera ikakubwira ngo kugira ngo ubashe kuba muri iyi Kigali nuko washyiramo akanyoma ho gatoya, nuko wakwinjizamo ikinyoma. Ntago wacuruza utabeshye ngo bigukundire. Isi ikakubwira ngo iyaranje nk'uko abandi bantu b'abagabo biyaranja, iyaranje nk'uko umugore w'ubwenge abigenza. Urabona ibi bintu byazashoboka? Imana yacu dutabari. Isi ikabwira abakristo abamaze guha Yesu ubuzima bwabo ngo erega n'abandi niko babigenza, banyuzamo bakabyoroshya. Yesu ashimwe. Haleluya. Isi ikakubwira ngo kuba i Kigali birananiranye, gerageza uko nawe washaka impapuro mpimbano urebe uko wajyana abana kuba muri Canada. Ni impapuro mpimbano, urashyiramo ibinyoma byanze bikunze, uravuga ko hari icyo uhunze kidahari, urashaka impamvu kandi ziri bwumvikane. Imana yacu dutabari. Haleluya. Nagira ngo ubwire ko icyo Imana ishaka ko umwana w'umuntu ari ugukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Nagira ngo ubwire ko nubwo isi yabyita ko ari bitoya kandi ko ari ibintu bibeshaho abandi, nagira ngo ubwire ko Imana itabikunda. Umuntu uharanira gukora ibyo Imana ishaka azavunika gatoya muri ubu buzima. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari ibifite inyungu z'ako kanya azibuza kugira ngo abashe gukora ibyo Imana ishaka. Umwana w'umuntu rero ahava akagera, nkuko nari mvuze ngo akunda kwitegeka, nagira ngo ubwire ko iyo urimo ushyiramo ikinyoma ukagipanga ku wa mbere uzagisohoza wenda ku wa 5 cyangwa ku wa 6, umva icyo ubuzima bwawe buba bubwira Imana. Hari umuntu unyumva? Haleluya. Ku munwa ntabwo uba ubivuze, ariko ubuzima bwawe n'umutima wawe umva icyo bibwira Imana. Birimo birabwira Imana ngo Mana wimbere umwami, wintegeka, ndeka mbikora uko nshaka, ndeka mbikora uko mbyumva, bambwiye ko ari byo byunguka. Ku munwa ntiwabivuze, ku munwa turabarokore, turimo turaririmbira Imana, turimo turavuga ubutumwa bwiza, ariko niba ndimo mpanga ikinyoma ku wa mbere ngomba kugeza ku wa 6 nta kinonosoye, ubuzima bwanjye muri icyo cyumweru burimo burabwira Imana ngo Mana ntago mbereye umwami, Mana ntago nshaka kuntegeka, Mana ndabikora uko nshaka, ni njye uzi ahari inyungu z'ubuzima bwanjye. Iyo uri umukristo, abajene Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko simwe mwenyine bireba. Iyo uri umukristo ukaba urimo upanga randevu yo gusambana ku wa mbere, ugomba kubisohoza ku wa 6, urimo urabwira Imana ngo Mana ntago uri umwami wanjye, ntabwo ngenga ubuzima bwanjye mbukoresha icyo nshaka, ikindyoheye nicyo nkora. Ku mutima nako ku munwa uravuga ko Kristo ari umwami, ndetse turanamuririmbira tukamubwira ngo nakugize uwa mbere, ariko mu mutima wanjye ubuzima bwanjye burimo buramubwira ngo ntabwo uri uwa mbere. Irari ry'ubusambanyi rirandyoheye kuruta uko ngukunda, ntabwo ntegeka, nahisemo kubikora uko nshaka. Ibyo bigatuma Imana igira ubwoko, Imana igira abantu ariko idategeka. Imana ifite abakristo ariko itagenga. Imana ifite abakristo bashaka kuyifata nk'uwabakiza, itubera umukiza ariko ntitubera umwami. Birabishye ndabizi. Haleluya. Ariko nubwo bubishye, ubuzima bwose budahanira gukora icyo Imana ishaka, ni icyo ngicyo buba bubwira Imana. Amen. Bibiliya irambwira, Imana ishimwe ko turi abadamu benshi hano hantu. Haleluya. Ngo abagore nibagandukira abagabo babo nk'uko itorero rigandukira Kristo. Mu yandi magambo, nibubaha abagabo babo nk'uko itorero rizima ritarwaye ryubaha Kristo. Iyo mpisemo nk'umugore kutagandukira umugabo wanjye, kutubaha umugabo wanjye, Yesu ashimwe abamama, mba ndimo kubwira Kristo
ngo njyewe ukuri ko mpise kubikoramo, ntabwo ngenga, ntabwo mbereye umwami. Uyu mugabo yangiriye nabi, none ndumva icyamushobora nuko ntamwubaha, nkabikora nk'uko nshaka. Kristo akubereye umukiza, urashaka ko gukiza indwara, urashaka ko gukiza ubukene, urashaka ko gutabara, ariko Kristo si umwami wawe niba udashobora kumwumvira. Haleluya. Umuntu uharanira gukora icyo Imana ishaka, niyo yacogora, acogora atagambirira ikibi mu mutima we. Niyo yacogora, acogora ari magana mu gukora ibyo Imana ishaka. Nta ngamba mbi wamusangana, nta ngamba zigomera Imana wamusangana, nta migambi yo kutumvira ibyo Imana ashaka wamusangana. Haleluya. Yatungurwa, yasitara, ariko ntuzamusangana umugambi mubi mu mutima we kuwa mbere agomba gusohoza kuwa kangahe. Yesu ashimwe. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Umuntu uharanira gukora iby'Imana ishaka. Amen. Haleluya. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 7 kugeza ku 8. Ngo maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo ni nge banze, ngo ntabe umwami wabo. Maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo ni nge banze, ngo ntabe umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu. Baranyimuye bakorera izindi mana. Haleluya. Ubwoko bw'Imana bwarifashe hano, bubwira Samweli ngo, Samweli dore urashaje, kandi abahungu bawe nta nubwo bafite ingeso nziza nk'izawe, none siga utubwira iyo mana, ko tutagishaka ko ariyo tuyobora. Turashaka umwami nk'andi mahanga, turashaka umuntu tureba, turashaka umuntu tuvugana, turashaka kubikora nk'uko abandi babikora. Imana yacu dutabari. Haleluya. Turi mu gihe kitoroshye bwoko bw'Imana, uretse ko ntekereza ko nta n'igihe kijya cyorohera abakiranutsi. Turi mu gihe kubikora nk'uko abandi babikora birimo bidukomangira twese. Yesu ashimwe. Haleluya. Nasanze iyi mirimo dukora mu nzu y'Imana, nasanze iyi mirimo abera bakora, habe kubwiriza, habe gushumba amatorero, habe kuririmba, nta hantu ihuriye no gukiranuka. Abantu bayikoreyemo ibizandi mahanga akora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Isi irakwegera ikakubwira ngo kubona impapuro zemewe kugira ngo mwubake urusengero rwiza nk'urumwubatse, kugira ngo ubikore mu buryo, bikore nk'uko andi mahanga bikora, bikore nk'uko abaturanyi wawe babikora, kugira ngo ubone diplome nzima. Turisha nk'uko n'abandi batirishije. Dore leta irimo iradusaba diplome za teoloji, bizagenda bite? Hanyuma isi ikatwegera ikamera nk'uko aba bantu babaye mu gihe cya Samweli, ngo bwira Imana ngo ireke kudutegeka, turashaka kumera nk'uko andi mahanga ameze. Umuntu uharanira gukora iby'Imana ishaka. Haleluya. Asa nk'aho ari wenyine, asa nk'aho akora ibintu bya wenyine, kuko benshi batuzengurutse, na benshi bari kumwe natwe, n'abandi na benshi bafatanyije natwe urugendo, barimo baratwibutsa kumera nk'uko andi mahanga ameze. Ndetse bazakwegera bakubwire ngo rekeraho ibyo gukabya, abandi bakubwire ngo natwe kera twari tumeze nkawe. Itonde gatoya, nugera imbere uzabona. Gabanya umuvuduko, nshuti z'Imana. Haleluya. Abantu bashobora gutangaza ijuru n'abantu baharanira gukora icyo Imana ishaka. Haleluya. Aravuga ngo mu ntege nke zanjye, mbishoboye ntabishoboye, birimo binkundira ntabitankundiye, ariko ndimo ndarwana ngana mu gukora ubushake bw'Imana. Haleluya. Abo bantu batangaza ijuru, abo bantu banyegageza umutima w'Imana. Imana ikavuga ngo muri Kigali haracyari umugore, haracyari umugabo, haracyari umusore n'inkumi bashobora guharanira gukora ubushake bwanjye, nubwo biremereye amarangamutima yabo, nubwo bitaryoheye abo babana nabo. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Icyo nicyo cyonyine kizatangaza ijuru. Kuvuga ubutumwa bwiza ntago bitangaje, kuko abantu barabuvuga. Kuririmba indirimbo z'igitangaza ntago bitangaje, kuko abantu baraziririmba. Ariko ikintu gikora ku mutima w'Imana, ni igihe Imana ikebutse mu mutima wawe, ni igihe Imana yitegereje ubuzima bwawe, igasanga mu ngamba zawe uhora uharanira gukora ikinejeje umutima w'Imana. Haleluya. Usonze uharanire gukora icyo Imana ishaka. Bicemo uharanire gukora icyo Imana ishaka. Bitinde cyangwa bitebuke, amasezerano abanguke cyangwa atinde, mu mutima wawe harimo ingamba zo guharanira gukora icyo Imana ishaka. Haleluya.
icyampa umwami Imana akabona abantu bameze gutya. Amen. Guharanira gukora ibyo Imana ishaka ni ukwemera ko Imana ikugenga. Kugengwa n'Imana ntabwo byoroshye. Ni ukuba nabyukanye gahunda yo gusubiza message mbi umuntu wangiriye nabi. Ni ukuba nabyukanye gahunda yo kugirira nabi nanjye wampemukiye. Ni ukuba nabyukanye gahunda yo kukwereka uwo ndiwe igihe wambabaje. Kugengwa n'Imana ni iki? Ni ukwemerera Imana ikinjira muri izo gahunda zanjye ikazivuguruza, ikaziduruvanga, ikambwira ngo ariko nubwo yaguhemukiye wowe nturabo mu bo kwishyura. Haleluya. Nubwo yakuvuze wowe nturi muri abo kuvuga abandi. Imana yacu itugirire neza. Iyo twitegereje ubuzima bw'abana b'Imana ba Isiraheli, bukwiriye kutwigisha uko dukwiriye kugenda uyu munsi. Haleluya. Bari mu rugendo bagana i Kanani, bari bafite igicu gikambika hejuru yabo, bakaba babyukanye kuraje zo kugenda. Hagira umuntu nyumva. Uwo munsi babyutse neza, bumva wenda bafite imbaraga zo gukora ibirometero nka 30 n'urugero. Haleluya. Uwo munsi babyutse bafite kuraje zo gukora ibyo bintu, igicu kikanga kwinyeganyeza kikaguma aho ngaho. Babyutse bashaka kugenda, igicu cyanze kugenda. Iyo tubyumva bwa mbere twumva ari ibintu biryoshye, twumva ari ibintu byiza, ariko nagira nkubwire ko bitaryoheye amarangamutima. Kubyuka washaka kugira aho ujya, igicu kikavuga ngo uyu munsi ntituri bugende. Haleluya. Aba mama, kubyuka wagambiriye ukavuga ngo umugabo wanjye ndamusomera, dore ataha ijoro igicu ku munsi ku wundi, igicu kikakubwira ngo ntabwo uri buvuge. Haleluya. Kikakubwira ngo ntabwo uri busuzugure. Uko niko bari bameze. Nirwo rugendo rw'abaharanira gukora ibyo Imana ishaka dukwiriye kubamo. Igicu niba kitagiye ntaho ndi bujye, niba kitanyemereye gukora iki ntacyo ndi bukore, nubwo mbyiyumvamo nkaba numva bibira muri njyewe. Hanyuma baba babyutse, wenda baraye bakoze urugendo rurerure, wenda babyutse bashaka gukomeza kwiryamira no kwinanirirwa no kwiyorosa. Bajya kubyuka bajya gusohoka mu mahema yabo, bagasanga igicu cyatangiye kugenda, bakaba oblige kugikurikira. Haleluya. Umukristo uzashobora urugendo nuwemera kugengwa n'igicu, nuwemera Imana ikamubera umwami, ikavuga ngo ugakurikira, yavuga ngo hagarara ugahagarara, n'igihe amarangamutima yawe arimo akubwira ibinyuranye. Oh haleluya. Ndashima Imana kwigibona abahungu n'abakobwa bameze batyo. Barahari nubwo iyi si yanduye, barahari nubwo igihugu kirushaho gukiranirwa, ariko barahari. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Guharanira gukora ibyo Imana ishaka ni ukwemera Imana ikagenga ubuzima bwawe. Amen. Haleluya. Abenshi barimo kubigerageza, barimo baragarukiriza ku rwego rw'iyi mirimo, iyi mirimo dukora mu ivugabutumwa, iyi mirimo dukora mu nsengero. Abarimo kugerageza barimo baragarukiriza aho ngaho, akavuga Imana yangiriye neza, impindura umuvugabutumwa. Imana yangiriye neza, ijwi ryiza ndaririmba. Imana yangiriye neza, inkoresha umurimo runaka muri iyi mirimo yose dukora igaragara, ariko bakibagirwa icy'ingenzi. Haleluya. Ubusabane bwanjye n'Imana n'ubusabane bwanjye na mugenzi wanjye bufite agaciro mu maso y'Imana kuruta iyi mirimo yindi yose turimo dukora. Haleluya. Kristo bamubajije itegeko rikomeye kuruta irindi, aravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aravuga ngo irya kabiri kuri iryo ngiryo ngo ni irihe? Haleluya. Ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Turi mu gihe umuntu aririmba neza akabwiriza neza, ariko gukunda mugenzi we bikaba ikibazo. Nshuti z'Imana, haleluya. Guharanira gukora ibyo Imana ishaka ntabwo ari ukwishushanyiriza ubukristo bwacu ngo twigenere tuvuge ngo ibigenga abakristo ba none ni ibi n'ibi. Guharanira gukora ibyo Imana ishaka ni ugufata uko Imana ibyifuza, uko ibiha priorite byo akaba ari byo tugenderamo. Haleluya. Nabwiriza ubutumwa mwese mukamenya, ariko nintabasha gukunda mugenzi wanjye, Imana iragenda impe zero. Nubwo nakwamamara ukamenya, ariko mu maso y'Imana ndabona zero. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Nari mvuze ngo bagerageza barimo barabikora mu mirimo bakibagirwa iby'ingenzi. Yesu ashimwe. Twavuze ku bagore, reka tubwire n'abagabo. Haleluya. Mu bintu Imana yasabye abagabo, yarababwiye ngo nibakunde abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero.
kugira ngo aryeze, aryoze, aryishyire ridafite inenge no mu nkanyari. Haleluya. Hari ahandi havuze ngo abagabo nibabigenze gutyo kugira ngo gusenga kwabo kutagira iki? Inkomyi. Yesu ashimwe. Haleluya. Nubwo wabwiriza inkuba zigakubita, nubwo wayobora amatorero akomeye, nubwo wakora imirimo ukayobora ibigo bikomeye muri iki gihugu, haleluya, uri umugabo w'umukristo, nudakora icyambere cy'uwo mubana mu nzu, amasengesho yawe afite inkomyi mu maso y'Imana. Haleluya. Ntabwo uhagarara uvuge ngo umugore wanjye ni ingare, kumukunda ntibishoboka, yarananiranye. Mu nshingano Kristo yabahaye abapapa harimo koza iyo ngare yawe. Haleluya. Harimo kweza uwo mushizi w'isoni wawe. N'uwawe si wowe wamushatse se? Si wowe wamwishakiye? Haleluya. Igitumye amasengesho yacu agira inkomyi, igitumye imbaraga z'Imana zitagaragara mu itorero rya none, ntabwo ari ibintu binini, ntabwo ari uko tudasenga. Haleluya. Nuko twananiwe guhora duharanira gukora iby'Imana ishaka, nuko nananiwe gufata umuntu wanjye ngo mushyire munsi yo kugengwa n'Imana no gutegekwa nayo. Twarakijijwe ariko agatwe kacu turacyagahagaritse mu maso y'Imana, turacyihagazeho ku maguru yacu yose. Gukizwa neza ni iki? Nukwemera Imana ikamvunagura ibyari binyuzuye bikanshiramo. Haleluya. Ngasigara ngengwa nayo. Hakaba hari ibyo nari nzi gukora mu buryo runaka, ariko nkabwira Imana ngo Mana ndakwemereye, guhindukiye igitambo kizima, ndemeye Mwami, ndaje ku gicaniro ungenze uko ushaka. Haleluya. Abo bantu ijuru rirabishimira, abo bantu bakora ku mutima w'Imana, Imana igatangara. Haleluya. Icyampa ukaba muri abo ngabo babikora nk'uko ijuru ryabigennye. Imana yacu itugire neza. Haleluya. Kugenga umwana w'umuntu birakomeye kuruta kugenga inyamaswa. Umuhanuzi Yesaya yabivuzeho mu gice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Ngumva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitayeho. Haleluya. Indogobe iyo bayambitse wa mugozi umuca mu kanwa n'undi uca hehe, bagakurura aho bajyanye niho ijya. Haleluya. Shebuja arayigenga 100%. 100%. Turi mu gihe isi irimo itubwira ko tudakwiriye kwemera kugengwa n'Imana 100%. Ningenge muri bimwe cyane cyane byo mfitemo inyungu, ningenge muri bimwe cyane cyane bimpesha umugisha wahangaha, ningenge muri ibi nibi, ariko kuba yanjyana aho ishaka ngasubiza nka Mariya nkavuga ngo mujakazi wawe ndahangaha ungenze uko ushaka, byahindutse ikibazo muri iki gihe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira, Kristo yarivugiye, yaravuze ngo umuntu nankorera ankurikire. Gukurikira umuntu ni iki? Ahashinze intambwe, ahashinze ikirenge cye niho nawe ugishinga. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Gukurikira Imana nuko nguko, ariko turi mu gihe Imana icyaha umwana w'Imana wakijijwe avutse ubwa kabiri nawe agakata ahangaha. Reka Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Uyu munsi itugwirize abahungu n'abakobwa baharanira mu mitima yabo, aho abantu batareba gukora iby'Imana ishaka. Haleluya. Ubu Kristo si ubugaragara inyuma, n'iki Imana yindebye insangana mu mutima wanjye. Amen. Gukura mu mwuka si ukugwiza impano gusa, nubwo n'impano tuzikeneye mu itorero rya none. Haleluya. Hari abantu bazemezwa n'imirimo y'Imana igaragara, niyo mpamvu dukwiriye gusenga Imana ikayitugwiriza. Ariko reka nkubwire ubukristo bw'ukuri. Haleluya. Igihe Imana yanshyiraho ikavuga ngo dore kanaka arakijijwe, nuko kumvira kwanjye kuri bube kuzuye, ntagira uwa mbere mbivamo, ntagira uwa kabiri nyihakanira, ubuzima bwanjye bwose bukemera kugengwa nayo. Aho ngaho n'Imana inyitegereza ikavuga ngo ndimo ndabona atangiye gushyika. Oh haleluya. Atangiye kuba umuntu wampesha icyubahiro. Imana yacu itugire neza. Amen. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 5, mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 13 n'uwa 14.
Rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 5:13 tugeze kuri 14. Haravuga ngo kuko unywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Kuko unywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Haleluya. Kuko unywa amata ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Haleluya. Ishingiro icyo ijambo ry'Imana cyita iby'ibanze cyangwa se maternelle nasari, hahandi tubanziriza abana batarajya mu ishuri ry'igihe hejuru. Haleluya. Igihe Imana ikureba ikavuga ngo tangiye guca akenge disi, ari mu bantu nakwizera, igipimo si ukuvuga ubutumwa cyane. Haleluya. Igipimo si ukuba mu materaniro menshi, igipimo si ukuba nshumbye itorero, igipimo ni ugukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Bibiliya yabyise amata, yabyise iby'impinja. Imana yacu dutabare. Kuba rero tutarabasha ibyo ngibyo bituma dukomeza kuba impinja nyamara tumaze imyaka 20 mu gakiza. Kuba ntarabasha ibyo gukiranuka, kuba bikiri urugamba mu buzima bwanjye, kuba Imana y'intase n'injoro ndyamye, kuba Imana y'intase ndi mu rugendo insanga n'ibyo gukiranirwa, bituma Imana ikomeza kunyita uruhinja nubwo mwebwe mwanyita umukozi w'Imana. Haleluya. Imana yo mu ijuru dutabare bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe nshuti z'Imana. Haleluya. Ibyibanze ibyitwa amata y'umwuka. Haleluya. Ibyo bataraca akenge mu by'ijambo, ibigenewe impinja zitangira urugendo rw'agakiza ni ibyo gukiranuka. None ko tumaze iminsi tugendana n'Imana, none ko ubutumwa bwiza bwavuzwe muri iki gihugu, none muri iki gihugu hari amatorero hirya no hino, none muri iki gihugu hari abavuga ubutumwa bakomeye, ko hari abashumba bakomeye bayoboye amatorero manini, ko hari imirimo y'Imana yagutse, ibyo gukiranuka biri hehe? Isi iratwita abakuru ariko ijuru ririmo rirakwita iki? Niba utarabashije gukiranuka no mu rugo iwawe, niba utarabashije gukiranuka no mu tuntu tworoheje, ijuru rirakomeza rikwita uruhinja. Urumva utagira isoni n'ikimwaro ngo kuba Imana yampindukiza n'imyaka maze mu gakiza irenga 20 uyu munsi kubwo buntu bw'Imana, yampindukiza ikambwira ngo rutanse nubwo nkorera ariko uracyari uruhinja. Ibyago byo gukomeza kuba uruhinja ni ibihe? Akaga gukomeza kuba uruhinja ni akahe? Bituma imirimo y'Imana migari yagutse igaragaza icyubahiro cy'Imana, ituma abantu bapfukamira izina ry'Imana idakorwa mu itorero rya none. Haleluya. Nta bubyutse hatabanje kubaho imirimo yo gukiranuka. Haleluya. Imana yacu tugirira ubuntu. Nta murimo w'Imana uri bwaguke, abantu baragwira ariko ijuru sinzi ko twese ritubara. Muranyumva nshuti z'Imana? Bashobora kutubara mu karere dutuyemo, bashobora kutubara mu tugari aho dukorera imirimo y'Imana, ariko ijuru rirabara bande niba ririmo ryitegereza rigasanga abantu barimo bavuga ubutumwa bwiza, mu maso y'ijuru barasa nk'abataravuka. Kuko witwa uruhinja ninde? Ni uwatangiye kugerageza gukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Umuntu uharanira gukora ibyo Imana ishaka, mu ntege nke nta mugambi mubi wamusangana, mu ntege nkeya nta ngamba mbi yagira mu mutima we, icyaha kimugwaho gitungurano, ntashobora gupanga ikibi, nta nzangano wamusangana, nta macakubiri wasanga mu mutima we, nta muntu yanga, nta muntu yashyize ku ruhande. Oh haleluya. Ijuru ryamureba rikavuga ngo tubonye umuntu uri muharanira gukora ibyo dushaka. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu, ubukiza, agakiza, imirimo dukorera Imana twiyirebera hanze n'icyo abantu batwita. Yirebere mu gipimo cy'umutima wawe. Ese uri umugore umeze nk'uko Imana yasabye abagore kumera? Ese uri umugabo umeze nk'uko Imana yasabye abagabo kumera? Haleluya. Ese uri umusore ufite ingamba zo gukiranuka nka Daniyeli? Ese uri umusore mwibanga ushobora gukomeza gukiranuka nka Yosefu? Uri umusore umeze gute? Igipimo Imana irimo dupimiraho ntabwo ari iyi mirimo abantu bazi, oya, ni imirimo itazwi y'imbere mu mutima. Haleluya.
Mariya bamusanze mu ibanga bamubwira ibintu bigoye ahita yemera kubisohoza byose nk'uko biri. Yesu ashimwe. None ko hari imirimo y'Imana migari Imana yifuza kutubwira no gukorana natwe. Wowe uri Imana, iyo mirimo ikomeye, ubwo bwira ubuhambaye bw'ijuru, wowe uri Imana wabuha uruhinja. Wowe uramutse ubaye Imana nubwo utabayo, nubwo nanjye ntari bubeyo, uramutse ubaye Imana imirimo ihambaye, wayiragiza uruhinja? Wayiragiza uruhinja? Wayiragiza umaze guca akenge, wayiragiza umaze gukura. Haleluya. Nshuti z'Imana, nimuze duharanire gukora ibyo Imana ishaka nk'uko teme yacu yitwa. Haleluya. Iki ni igiterane kizarangira dusubire mu buzima busanzwe. Kuwa mbere uzajya ku kazi, ninjoro uraba uri mu rugo rwawe, ariko mu mutima wawe harimo iki? Abantu badahari mu mutima wawe harimo iki? Haleluya. Niki kidrivinga ibyemezo ufata? Niki kiyobora ibyemezo ufata? Imana itugirire neza. Haleluya. Hari imirindi yo gutabarwa, hari imirindi yo kugirirwa neza n'Imana, hari imirindi y'imirimo y'Imana migari, ariko Imana irimo iratureba igasanga abagore bakuze, abagabo bakuze, mu maso yayo baracyari impinja kuko batarabasha gukora ibyo gukiranuka. Bagambirira ikibi kugeza bagisohoje kandi barakijijwe, barahaye Yesu ubuzima bwabo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Imana idutabare. Imana yandike ingamba nshyashya mu mutima wawe. Ntiwemere ko hari akantu nubwo kaba kangana urwara kica ubusabane bwawe n'Imana. Nubwo kaba kangana urwara, nubwo kaba gakorwa n'abo mubana, nubwo kaba gakorwa n'abo musengana, nubwo kaba gakorwa n'abagutanze mu gakiza, ntiwemere ko hari akantu na kamwe kakwitambika hagati y'ubusabane bwawe n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Mu maso y'Imana Mariya yabonetse nk'ukuze kuruta muzehe Zakariya. Munyumve neza nshuti z'Imana. Mariya yari umukobwa mutoya, Zakariya yari amaze gusaza. Mu byatumye ahinyura gukora kw'Imana cyangwa se abitinya, yaravuze ngo njyewe ndashaje n'umugore wanjye Elizabeth turashaje. Mu maso y'Imana Mariya yagaragaye nk'ukuze kuruta Zakariya. Haleluya. Igihagararo cy'inyuma amazina idini riduha yigushuka gukomeze kuba uruhinja mu maso y'Imana. Haranira kunezeza umutima w'Imana. Haleluya. Abantu Imana yishimira, abantu Imana itangarira, ni abantu Imana imbwira ngo haguruka tugende, bakemera bakagenda nka Abrahamu. Amen. Abrahamu kwari kuva muri location imwe ajya ahandi hantu, ariko uyu munsi by'Imana igusaba ni mu bugingo bwawe. Nta nundi muntu basha urinda kugisha inama, nta nubwo ari ukwimuka ngo uve Kigali ujye Butare. Ni Imana ikubwira ngo reka gukora iki ngiki, ntabwo kinejeje umutima wanjye. Umutima ukayibwira cyangwa ku munwa ukayibwira uti ni koko nzabikora, ariko ibikorwa byawe bigakora ibitandukanye n'ibyo wari wavuze. Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu. Haleluya. Itugwiriza abagore bakora ibyo gukiranuka, itugwiriza abagabo bakora ibyo gukiranuka, itugwiriza abasore n'inkumi bakora ibyo gukiranuka. Haleluya. Ko twize ijambo ry'Imana, ko dutinze mu nsengero, ko imirimo y'Imana ikoretse muri kino gihugu, ariko abakiranutsi bari hehe? Ese mukaza aho tuba uretse amazina yo kuba bangita kanaka batuzi nk'abakiranutsi? Ese abaturanyi bacu batuzi nk'abakiranutsi? Ese umugabo washatse anzi nk'umukiranutsi? Ese umugore washatse akuzi nk'umukiranutsi? Ese abajene mugendana, abakobwa mugendana bakuzi nk'ukiranuka cyangwa bakuzi nk'uririmba? Batuzi bati turavuga ngo iki? Twitwa abandi mu ibanga ry'ubuzima bwacu. Haleluya. Nshuti z'Imana, nifuza ko duhamagara Imana. Kwanga Imana kw'iki kinyejana duhagazemo ntabwo ari uko umuntu wagiye guterekera gusa, ntabwo ari uko umuntu wagiye mu bapfumu gusa. Kwanga Imana kw'iki kinyejana duhagazemo kuba Kristo ni uko umukristo wese wanze kugengwa n'Imana, ni uko umukristo wese wahisemo kubikora nk'uko abyumva, wakoze ibimworoheye, wakoze iby'amarangamutima ye yamubwiye. Uwo nguwo ubuzima bwe bwanze kugengwa n'Imana, arimo arasubiza nka bwa bwoko bw'Imana bwabwiye Samweli ngo tubwirire iyo Mana ko tudashaka kwitubera umwami, turashaka gusa nk'andi mahanga. Abagore bagenzi banjye, haleluya, isi iratubwira ko kumvira abagabo nk'uko Bibiliya ivuga bitagezweho. Isi iratubwira ko turi mu gihe cy'uburinganire.
isi iratubwira ko natwe dufite ijambo, isi iratubwira ko natwe twitunze, ko dufite amafaranga kandi ko dukora. Ariko Bibiliya irakubwira iki? Ijambo ry'Imana rirakubwira iki? Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo uwo mugabo wawe ni umutware. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo mwubahe nk'uko itorero rizima ryubaha Kristo. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Nifuza ko dufata akanya ko gusenga. Ugiye kubwira Imana ngo Imana ikugwirize, ikugwirize woroharanira gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Imara amagambo yamanjwe, amagambo yamanjwe mu kiganiro cyawe. Imara ubupfapfa bwose mu buzima bwawe. Imara ikintu cyose cyatuma ijuru rikomeza kukwita uruhinja. Ikomoremo amarangamutima apfuye. Ikumaremo kubyoroshya kandi by'uru rugendo bitoroshye. Igihe cyose ubuzima bwawe burimo bukora icyo bushaka, nakubwiye ngo burimo burabwira Imana ngo Mana ntabwo uri umwami wanjye. Nagira ngo usuzume ubuzima bwawe gatoya, urebe inshuro, urebe iminsi, urebe amezi ubuzima bwawe bwabwiye Imana ngo ntabwo uri umwami wanjye. Ubwenge bwarakubwiye ngo bikore kuriya kugira ngo batagusuzugura, bikore kuriya, ariko nawe umuntu wiyubashye batakugaya, batabona ko nta bwenge ufite. Beshyaho gatoya nawe wikize nk'abandi. Isi yaragushutse. Uko yagushutse, iyo minsi wamaze mu kinyoma, iyo minsi wamaze mu buzima butari bwo, niko ubuzima bwawe bwabwiye Imana ngo sinifuza kumbera umwami. Tugiye guhaguruka nshuti z'Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusaba Imana imbabazi. Ndasaba ubuntu bw'Imana ngo butuyeho hano hantu. Ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo aganirize umutima wawe. Ndasaba umwuka w'Imana ngo iki giterane ntikizakore ku marangamutima gusa, kizasiga gihinduye umuntu wawe wamwe imbere. Ndasaba umwuka w'Imana ngo akubyutsemo umuntu mushya, ufite ubuzima buri butangaza umutima w'Imana. Imana ntabwo itangajwe n'ibitambo tuyitambira. Imana ntabwo itangajwe n'ibirometero nakora njya kuvuga ubutumwa bwiza. Imana itangajwe nuko yareba mu mutima wanjye n'uwawe, igasanga ndi umuntu uharanira, mwashyizemo ijambo ryiza, uharanira uhora akora ibyo Imana ishaka, abantu bareba cyangwa batareba, biryoshye cyangwa bitaryoshye. Aka gakiza ntabwo ari umunyenga. Kubana n'Imana ntabwo ari umunyenga, ni umwami. Umwami ushaka kumvirwa, umwami ushaka kubahwa, umwami ushaka ko ubuzima bwawe, umubiri wawe, imibereho yawe wayitanga ikaba igitambo. Igitambo ntikibyutsa ku gicaniro. Igitambo umutambyi agikoresha icyo ashaka. Pawulo yaravuze mu Baroma 12 aravuga ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizimwa byera bishimwa n'Imana. Mu bitekerezo byawe hicaye mwiki? Imana ibifashe ikabimurika hariya imbere, twabisanga mwiki? Ubuzima bwawe bwa ninjoro abantu batareba burasa bute? Ubuzima bwawe bwa kure uri muri misiyo bumeze bute? Ingamba ziri mu mutima wawe zimeze gute mu maso y'Imana? Ese uri umugore Imana yishimira? Ese uri umugore Imana yakwirata? Ese uri umugabo Imana yavuga mu izina ikavuga ngo mfite umugabo ibunaka, mfite umwana wanjye, mfite umuhungu wanjye ibunaka, nishimira? Ese uyu mugoroba wasuka ubuzima bwawe nk'ubwa Mariya, yemeye gukorwa n'isoni? Aravuga ati niba ari ukubengwa n'abantu bazambenge,
niba ari ukubengwa n'abantu bazanyange. Gukiranuka bidusohora mu kivunge cy'inshuti. Gukiranuka bidusohora mu kigare cy'abandi basore. Gukiranuka bidusohora mu kigare cy'abandi bakobwa. Gukiranuka bizagutandukanya n'abantu bamwe bikwegereza abandi, kandi abo bizakwegereza nibo bakeya, kuko ababivanga nibo benshi. Abazakubwira ngo nawe urakabya nibo benshi. Abazakubwira ko ibyo bintu byo gukiranuka nta nyungu bigira nibo benshi. Bazakwereka inyungu bakuye mu byaha, bakwereka inyungu bakuye mu kubeshya. Nawe niwitegereza usange gukiranuka bisa nkaho nta nyungu byaguhaye, ariko birazifite muri ubu bugingo, birazifite no mu bugingo buhoraho. Cyangwa umwami Imana akiherana n'umutima wawe, akandikamo guhora uharanira gukora ibyo Imana ishaka. Reka dusuke imitima yacu imbere y'Imana. Ndagira ngo kukubera akanya keza ko kwegerana n'Imana. Amagambo duhora tuyumva, ariko reka uyu mugoroba ukubera umugoroba wo gufata icyemezo. Reka uyu mugoroba ukubera umugoroba wo kwiyemeza kunezeza ijuru, kunezeza Imana. Ukubera umugoroba wo gusohoka mu mpinja, kuko ijuru abo ryita impinja n'abatarabasha no gukora intambwe y'ibyo gukiranuka no mu byoroheje. Ijuru rirakwizera gute? Riragutuma gute? Wanze gusohoka mu buhinja. Icyo wiyumvisemo uhita ugikubita aho ngaho. Icyo umubiri ukubwiye uhita ugikora uko nguko. Ijambo rikubangutsemo mu mutwe ntubanza gutekereza icyo ribumare n'icyo ribukore, niba ribunezeza Imana cyangwa ritabunezeza, urikubita aho ngaho nk'uko rije. Wemerera ibitekerezo bibi bigacumbika isaha mu mutima wawe, bikamara mu isaha igashira utekereza ibibi ku bantu, isaha igashira upanga imipangu yanduye, isaha igashira wa musore we, wa nkumi we, urarikiye ibyanduye, ukemera isaha, ukemera ijoro rigashira. Tugiye kubwira Imana ngo Mana tugirire ubuntu uyu mugoroba. Turifuza kuba abantu baharanira gukora ibyo ushaka, abantu bareba cyangwa batareba. Reka dufate akanya dusuka ubuzima bwacu imbere y'Imana, dusaba Imana yacu imbabazi. Ni Imana y'amahirwe ya kenshi, ni Imana yifuza gukorana nawe ibyigiye imbere, ni Imana yifuza kugusukamo impano, ni Imana ishaka kubahisha izina ryayo muri iki gihugu, ni Imana ikeneye abakozi, ni Imana ikeneye abagore bakiranuka, ni Imana ikeneye abagabo, abandi bagabo bareberaho. Birasa nkaho binaniranye ko umugabo muzima wiyubashye yakorera Imana neza, yakizwa neza, atagira inshuti zanduye, atagira abakobwa n'abagore banduye. Birasa nkaho binaniranye muri iki kinyejana, ariko Imana irakwifuza ngo uhagarare nk'urugero abandi bagabo bareberaho, ko umugabo yanyurwa n'umugore umwe, ko umugabo yakora ibyo gukiranuka kugeza ku iherezo, ko umugabo yatunga akagira amafaranga atanduye. Isi ikeneye abantu bakureberaho, isi ikeneye abagore babera urugero abandi bagore. Ijuru riragukeneye, wikwipfusha ubusa, wikomeza kuba uruhinja. Tera intambwe imwe yo gukora ibyo gukiranuka. Ijuru rikubitsa ubwiru, ijuru rikubwira ibyo ritabwira rusange, ijuru rikubwira ibyo ritabwira ikivunge. Ijuru rikuzamure ku rundi rwego, maze uvuge nka Pawulo ngo niba nari ndi mu mubiri cyangwa nari ndi mu mwuka simbizi, ariko neretswe ibyo abantu batabona. Ijuru riracyavuga, Imana iracyavugana n'abantu bayo, ariko irareba igasanga turi impinja, ikavuga ngo uyu muntu ni uruhinja, sinamubitse amabanga, sinamubwira ibyo uriya mukozi utari ukuri, sinamubwira biriya kuko ntiyabasha kubyihanganira. Reka ubuntu bw'Imana butubeho uyu mugoroba. Reka dusuke imitima yacu imbere y'Imana, usaba Imana imbabazi kandi uyisaba andi mahirwe, iracyayatanga. Uwiteka Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana y'ubuntu bwinshi, njyewe n'ubwoko bwawe, njyewe n'abakozi bawe, dusutse imitima yacu imbere yawe Mwami.
urimo urerekeza amaso yawe muri iki gihugu cy'u Rwanda, urimo urerekeza amaso yawe muri Kigali, urimo urashaka abantu bavuye mu by'ubuhinja, urimo urashaka abantu bateye intambwe yo gukora ibyo gukiranuka, urimo urashaka abantu batakiramizwa amata y'umwuka, urimo urashaka abantu baharanira gukora ibyo wishimira, urimo urabashaka ngo babitse impano zigiye imbere, urimo urabashaka ngo babitse ubwiru bw'igiye imbere, urimo urabashaka ngo babwire ibyo amatwi asanzwe atumva, urimo urabashaka ngo basogongeze ku by'ijuru, urimo urabashaka ngo batembereze mu ijuru, ubereke ibyaryo, bagarukana imbaraga z'ubutumwa bwiza zitavangirwa, zidakumirwa. Urimo urabashaka Uwiteka Mana Nyiringabo, Mwami ndakwinginze kugira ngo uyu mugoroba utubone, tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi aho ibikorwa byacu byakwihakanye, aho imirimo yacu yakwihakanye, tukavuga ngo ntitwifuza kutugenga, ntitwifuza kutubera umwami, turifuza kubikora nk'abandi, turifuza kugenza nk'uko abandi bagenza. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugirire ubuntu Mwami kuri iki gicaniro, tugirire ubuntu Mwami, twongerane amahirwe, twongerane amahirwe Mwami w'abami, abakobwa bawe n'abahungu bawe ubabarire Mwami w'abami, aho bamaze ibyumweru, bakamara amezi, bakamara imyaka, ayowe baranze kugengwa nawe, ubakatisha ibumoso bagakata iburyo, ubabwira ibikwiye gukorwa bakabikora nk'uko babishaka. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo imbabazi zawe zitubeho, twese turebere mu maraso y'umwana w'intama. Wadusezeranyije kutwongera n'amahirwe, udusezeranyije guhagurutsa ishyanga rikora ibyo gukiranuka, ishyanga rikora ibyo wishimira. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhora tugusaba ngo utuyobore, ariko watureba ukatubwira ngo n'iby'ibanze naberetse mwanze kubiyoboka, watureba Uwiteka Mana Nyiringabo ukatubwira ngo n'ibyoroheje mwanze kubyumvira. Ese n'abayobozi igicu gute mwaranze gukora ibyo gukiranuka? Uwiteka we, tugirire ubuntu Mwami kuri iki gicaniro, turagushaka Mwami w'abami, eragukeneye abakozi, eragukeneye intumwa, eragukeneye abantu bakurepresenta. Turi hano Mwami kugira ngo dutunganye tukubera ibikoresho wishimira, dutunganye duhinduka abantu baharanira gukora ibyo ushaka, dutunganye turengura urwego rwa Mariya, ibyo atumvaga, ibyo atarasobanukiwe, ibyo ari bigiye kumwambura icyubahiro, ibyo ari bigiye gutuma akorwa n'isoni. Yaravuze ngo ntibibuko shaka, ahubwo bibuko ushaka Mwami w'abami. Inshuro nyinshi twanga gutakaza ishema ryacu, inshuro nyinshi twanga gutakaza fierite, inshuro nyinshi twanga gutakaza amazina dufite mu bantu, tukabikora uko tubyumva, tukabikora uko dushaka, tukumva ari bwo bwenge. Mwami tugirire ubuntu, Mwami twongera n'amahirwe. Turi hano Mwami nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ababashije gusohoka mu by'ubuhinja, ababashije gukora ibyo gukiranuka, bajya bigirana imbere nawe, ukababwira ibitamenyerewe, ukabahishurira amabanga y'ubwami. Nongeye kukwinginga kugira ngo abakobwa bawe n'abahungu bawe bari hano bafite inzara n'inyota yo gukora ibyo gukiranuka, bya bindi wasezeranye, bibasukeho, basukeho imbaraga zawe, basukaho umwuka wawe. Waravuze ngo mu bihe by'izanyuma uzasuka umwuka wawe ku bantu bose, harimo abahungu n'abakobwa bakumvira, harimo abaja n'abagaragu bakumvira. Suka umwuka w'imbaraga, suka umwuka w'imbaraga Mwami, suka umwuka w'imbaraga nk'uwari uri kuri Mose. Yahagurutse Mwami, ahitamo gukora ibyo umushakaho, agenda bitaryoheye amarangamutima, agenda azi imbaraga za Farawo, ariko ugezeyo, umugejejeyo, umukoresha iby'imbaraga za Farawo zitabasha. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe biyemeje gukora ibyo gukiranuka, ubasukaho imbaraga, ibyo abigana ibyawe batabasha, ubasukaho imbaraga, ibyo abapfumu n'abakonikoni batabasha, ubasukaho imbaraga, ibyo abarozi bo muri iki gihugu batabasha. Uwiteka Mana Nyiringabo, suka imbaraga zawe ku itorero ryawe, suka imbaraga zawe ku bakozi bawe b'ukuri, ubakoreshe muri iki kinyejana kirimo kivuga ko Imana itakiriho, kirimo kivuga ko Imana itagikora. Turagushaka Mwami,
kandi turakwemereye mwami w'abami kugira ngo dukoreshe uko ushaka. Hagurutsa abagore muri iri torero, hagurutsa urubyiruko, hagurutsa abagabo ushobora kwizera ukabasukamo imbaraga zawe, imbaraga zidefiya, imbaraga zivuguruza, imbaraga za satani kuri iyi misozi, imbaraga zivuguruza, imbaraga z'abapfumu n'abarozi muri iyi Kigali, imbaraga zivuguruza, imbaraga z'abasataniste muri iki gihugu cy'u Rwanda. Suka izo mbaraga kuba gufite inzara n'inyota. Urakoze mwami w'abami, turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abahe umugisha, abagire neza. Murakoze.